intwaro bazicuremo amasuka yo guhinga, abafite amacumu bayacuremo ibindi bikoresho bifite akamaro biteza imbere abantu bitababuza umudendezo wabo.
abakristo bavandimwe kuri iki cyumweru cya mbere cya Adventi tumaze gutega amatwi amasomo atatu liturujia duteganyiriza. Isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, twumvise uburyo Izayi mwene Amosi yahanuriye Yuda na Yerusalemu, ariko ati mu bizaza hari umusozi w'ingoro uzashyirwa Kanunga usura imisozi yose, maze amahanga yose agenda avugana. Yakomeje ahanurira Yuda na Yerusalemu amahoro azahabwa n'umucunguzi uzaba aje, akaza azaniye amahoro n'ituze Yuda na Yerusalemu, maze ntazongere kurangwamo imidugano n'intambara bibaho. Ngo tumvise avuga ati inkota zabo azazicuramo amasuka, amacumu yabo bayacuremo ibihaguzo. Mu yandi magambo, iyo umukiza azazira abari bifitemo imirwano n'amahane y'intambara, umucunguzi naza azabigosha, maze bose bature mu mahoro, babane mu bwumvikane. Ariko kugira ngo bishoboke ni uko bagomba kuba bamwakiriye bumvise icyo ababwira kandi bakagikurikiza. Umukiza dutegereje natwe mu ntangiriro ya Adventi, Yesu Kristo dutegereje ni umwami w'amahoro, ndetse tuzabireba byeruye ku munsi wa Noheli. Umucunguzi Israheli itegereje ni umucunguzi uzazana amahoro. Yesu Kristo yaje azanye amahoro, kandi tubyibuke n'igihe abonekeye abigishwa be nyuma yo kuzuka. Ijambo rya mbere ry'abigishwa be yababwiye ati nimugire amahoro, kuko bari bafite ubwoba, bafite igihunga, batazi aho berekeza. Yesu ni umucunguzi dutegereje, turimo kwitegura n'umucunguzi utuzanira amahoro. Iri somo rigahura by'umwihariko n'ubutumwa abepiskopi b'ihuriro ry'inama z'abepiskopi b'Afurika yo hagati, ni ukuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'u Rwanda, bumbiye mu ihuriro ryitwa ASEAN. Ubutumwa batugezaho uyu munsi bifuza ko igihe icyumweru cya mbere cya Adventi umunsi wo gusaba amahoro umunsi mu isi, by'umwihariko byo mu karere kacu k'ibiyaga bigari, karimo umutekano muke, intambara, ubuhunzi n'ibindi byinshi bihungabanya ituze y'abatuye muri aka karere. Abepiskopi baturarikira by'umwihariko uyu munsi ku ntangiriro ya Adventi guhuza isengesho ryacu dusaba amahoro. Igihe cya Adventi ni umwanya wo gutegereza no kwizihiza amaza y'umwana w'Imana mu isi y'abantu. Iki gihe kiba gifite igisobanuro cyihariye cyane cyane kuri twebwe mu bakristo mu bihugu byacu, kuko ari bitatu: amahoro ya Kristo, amahoro Kristo atuzanira, amahoro twumvise umucunguzi Israheli itegereje yazanye atambutse kure y'isi itugenera. Amahoro ya Kristo ntabwo ari amahoro aturuka ku bantu, arenze kure amahoro isi itugenera. Ni amahoro asendereye areba inguni zose z'imibereho ya muntu. Abepiskopi bagize ihuriro ry'inama z'abepiskopi b'Afurika yo hagati ASEAN bifuje ko uyu munsi by'umwihariko nk'abakirisitu turi mu bihugu dusabira aka karere kacu, harimo intambara, harimo umutekano muke, harimo ubuhunzi, rimwe na rimwe tuzi cyangwa kimwe se tutazi, ariko hirya no hino mu bihugu byacu dukeneye amahoro, ariko dukeneye n'amahoro ku isi yose. Turabyumva intambara ziri hirya no hino. Dusabire kugira ngo umucunguzi dutegereje turimo kwitegura mu kino gihe cya Adventi, Yesu Kristo, kuko aze atuzanira amahoro nyayo, maze abafite intwaro bazicuremo amasuka yo guhinga kugira ngo biteze imbere, aho kwekuramo intwaro zisenya zikica n'abantu. Abafite amacumu
bayacuremo ibindi bikoresho bifite akamaro biteza imbere abantu bitababuza umudendezo wabo, maze twese tubashe kubana mu mahoro. Twaba tuvuga turi mu rugendo dusoza urugendo rwa Yubile, insanganyamatsiko y'Yubile abepiskopi baduhaye iturangamire Kristu, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Iyi Yubile nayo Yubile twasabye by'umwihariko amahoro, kuko tuzi ko tuyakeneye hirya no hino. Ahatari amahoro ubwo ngubwo n'Imana iba dusanga batwaye igisi twashyize ku ruhande. Urugendo rwadufashe rero cyane cyane kurangamira Kristu. Ubu no tugiye kumwakira mu kirori cya Adventi, twitegura turusheho kumurangamira byihariye kugira ngo koko atubere umwami uri kutuzanira amahoro nyayo, amahoro isi idatanga, amahoro akomoka ku Mana, amahoro isi idashobora kutwandura, amahoro aho ituze, ibyishimo abemeye kuyakira. Mu isomo rya kabiri twumvise ryavuye muri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, twumvise aturarikira kwivugurura, avuga ati tugenda umurava abagera ku mugaragaro amanywa ava, turangwe n'imico myiza, turangwe n'imyitwarire myiza bitubyarira ya mahoro twifuza ko. Ati ijoro rirakuze, umunsi ugiye gucya, umunsi ucya mu mitima yacu twemeye kwakira Kristu kugira ngo kuko atumurikire, twivugurure, tureke Kristu azaze mu mitima yacu maze atuvugure kuko. Ariko Pawulo aturarikira no kuba maso kugira ngo sekibi ataza akaba yadutwara, kuko azi yuko igihe ahora arekereje. Isi yacu iki gihe turabibona, hari byinshi bishobora kutuyobya bikatandukanye n'Imana. Sekibi akoresha ibimenyetso bitandukanye n'inzira zitandukanye n'amayeri atandukanye. Iki gihe cya Adventi kiraturarikira cyane tudushishikariza kuba maso kugira ngo koko sekibi atadutwara, kuko dukomere ku isengesho, kuko niyo ntwaro ya mbere na mbere idufasha kubana na Kristu, kumwegera nawe akatwegera, maze akatwereka icyiza tugomba gukora n'ikibi tugomba kwirinda. Mu isomo ry'Ivanjili yanditswe na Matayo twumvise Yesu atubwira nabyo yongera kuturagera nabwo ko tugomba kuba maso, atwibutsa ko byagenze mu gihe cya Nuhu, igihe abantu bari barangariye muri byinshi, barangariye mu buyobe, barangariye mu kwishimisha, barangajwe n'iby'isi. Icyo gihe ibyabo byababiriye batiteguye. Uyu munsi ataturarikira kuba maso kugira ngo twitege ko umukiza. Muri kino gihe cyacu dukeneye kuba maso nyabyo, kuko sekibi ahora arekereje ashakisha uburyo yakwigarurira imbaga y'Imana, yakwigarurira igihugu cy'Imana, yakwigarurira umuryango w'Imana ariwo twebwe. Matayo atwibutsa aturarikira kuba maso. Bakristu gusoza Yubile twakoze urugendo rurerure tuzirikana ku ngingo zitandukanye zigize ukwemera kwacu kugira ngo twongere gusubira ku isoko Kristu bwacu, ariko tunahimbaza na mu matsinda cyangwa kimwe se hamwe mu bikorwa biranga ikinamico rya Kiliziya. Ibi byose twabikoze kugira ngo dukore urugendo benambe tureba aho tuvuye, tureba aho duhagaze, ariko cyane cyane tugira ngo na Kristu twiyambaje w'isoko y'amitwarangamiye, w'isoko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro, adufungura icyerekezo cyiza cyane cyane kidufasha kurushaho kunoza ubukristu bwacu. Twakoze urugendo rero ku itariki ya gatandatu tuzasoza iyo Yubile muri ya Diyoseze ya Kigali, kwifatanyiriza yose yo mu Rwanda. Abazaba hari bazaduhagararira, abazaba hari kandi natwe tuzatukumviza muri kumwe n'isengesho, natwe twese abazaba ari kimwe tugiye mu Eucharistia dusangira isengesho. Twakwibaza tuti ko dushoboye Yubile, noneho icyerekezo ni iki?
nk'uko twagiye tuzirikanaho twarangamiye Kristo, abakristo twasushika kurangamira Kristo, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Kristo tubere amizero. Turi mu isi irimo byinshi biduhangayikishije, bidutera ubwoba ndetse bishobora kutuyobya. Iyo ubikibwiriza cyane cyane ni ugukomera kuri Kristo. Ntitureke shitani twigarurira ngo yigarurire n'abacu, itwigarurire dutware, ituyobye. Kandi ibyo bigaragarira mu bimenyetso bitandukanye byo muri iki gihe cyacu turimo. Turabibona hari byinshi biturembuza, hari byinshi bitureshya, hari byinshi tubona bishashagirana, yewe ndetse hariho na byinshi biza bigaragaza ko birwanya ivanjiri na Kristo na Kiliziya. Ibyo ngibyo nibyo bishobora kuturoha mu muriro, nibyo bishobora kutujyana habi. Umwe mu manzuro icyerekezo cy'iyubile turimo gusoza utubere gukomera kuri Kristo. Yesu igihe byari bikomeye, abona abigishwa bafite ubwoba, bamwe bakora bakabakarengera avuga ati nimusenge, nimusenge mukomere ku isengesho, sekibi atabatwara. Sekibi mu kino gihe yibasiye umuryango kugira ngo baza gusenye, yibasiye urubyiruko kuko ariko rworoshye gutwara kandi kwihuta. Ariko natwe twese atubwiye ashobora kutubasira atuyobya. Bakristo rero iyi yubile turimo gusoza tubare umwanzuro wo kuba kuko abahamya mu kwemera kwacu, atari ko umukristo gusa ku izina, umukristo mu mvugo, ahubwo umukristo mu buryo tubaho, ibyo dukora, ibyo tubana n'abandi, yewe n'ahandi aho urugamba rurakomeye. Ukwezi abwira turavuga ati muzambere abahamya kugeza ku mpera y'isi. Pawulo yarabyumvise kandi arabikora, ndetse n'izindi ntumwa zarabyumvise zirabikora. Iryo jambo natwe tugereza tubwira twebwe gusohoka muri iyi yubile y'impurirane, ariko by'umwihariko yubile y'imyaka 20 twakira ivanjiri. Ivanjiri twakiriye yabyaye izihe mbuto koko mu buzima bwacu bwa buri munsi bw'abakirisitu ba paruwasi katedera ya Byumba n'abakirisitu ba diyoseze ya Byumba. Uyu ni umwanya wo kuba abakirisitu no kuba abahamya b'ukwemera kwacu. Bavuga uti inzu nemeye kandi mukomeyeho, iby'isi ishobora kunshukisha cyangwa kunyobesha, ntabwo nshobora kubyakira mu izina rya Yesu. Kikaba ukwemera kwacu tugomba guharanira no kwerekana imvura yabigwa, izuba ryaba riva, inkuba zaba zikubita, ibira byabirabya, ukaba umukirisitu muri ibyo bihe bikomeye. Aho niho Yesu yifuje ko abigishwa be bamera abahamya, kuko natwe kandi baturarikira kuba abahamya nyabo. Turi mu gusoza yubile by'umwihariko twebwe diyoseze ya Byumba, nk'uko yababwiye yubile dushoje yatura n'umwanya wo gufungura amarembo, wo gutangira urugendo rurerure tugaruka kuri yubile yacu ya diyoseze ya Byumba y'imyaka 50 bazishinzwe. Yashinzwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1981. Iyo turi amateka diyoseze yacu n'amakuru diyoseze yacu ya Byumba ni impanga n'amabonekerwa y'ikibeho byabereye mu mwaka umwe. Amabonekerwa y'ikibeho yatangiye nyuma y'ibyumweru 3 diyoseze yacu ivutse. Mu butumwa bwa Kibeho umubyeyi Bikira Mariya, ubutumwa yahaye Kiliziya aduha twese ni ukumera ku isengesho. Muri gihe tugiye kuzatangira rero ururerure rwa diyoseze yacu rimwe cyane cyane mu ngingo ngengo twifuza zishamikiye ku mbuto za yubile, nuko azaba n'iryo sengesho. Bakristu tugasenga twisabira, dusabira abacu, dusabira n'abadasenga n'abadashaka gusenga. Isengesho ry'uwemera rihindura na wa wundi udashaka no gusenga, utanabyifuza. Ubwo ni ubutumwa bwacu, ubwo ni ubuhamya tugomba gutanga n'ino si yacu y'iki gihe irimo byinshi tubona,
kandi bituba ku muryango w'Imana. Kuba turi gusoza yubile muri bino bihe navuga mu bihe bikomeye bifite icyo bisobanura nabyo. Yesu arakubaza ati ko urimo gusoza umukirisitu wabatijwe mu gusoza yubile umaze urugendo umaze igihe muri urugendo rwa yubile uvanyemo iki muri bihe bikomeye igihe isi idashaka kumva ijwi ryanjye idashaka kumva ubutumwa bwanjye umubyeyi wicara babikukije wowe mukirisitu uvanyemo iki. Yesu arakubwira ati rero umbere umuhamya mu rugo iwawe wowe n'umugore wawe n'abana bawe, umbere umuhamya aho utuye, umbere umuhamya abo ubana nabo, umbere umuhamya aho uri hose, umuhamya w'urukundo nabigishije, umuhamya w'ukwizera Kristo yaduhaye, umuhamya w'ubuvandimwe, umuhamya w'amahoro Yesu Kristo yatuzaniye igihe mbere kudupfira k'umusaraba. Navuga mu ntangiriro y'ibitabo by'Ukaristiya uyu munsi muri ibitabo by'Ukaristiya padiri mukuru mushya agiye gukora amasezerano yo kwinjira mu mugaragaro w'ubutumwa. Padiri umukuru by'umwihariko n'abasaza bafatanyije bafite ubutumwa butatu bw'ingenzi: kwigisha ijambo ry'Imana, kuyitagatifuza mu masakramentu no kwiyobora. Ariko padiri ntabwo ayobora nk'ab'isi, ntabwo ayobora nk'ab'isi, ahubwo ayobora imbaga y'Abakristo kuri Kristo. Ubutumwa bwa padiri burimo padiri mukuru no kuyobora umuryango w'Imana Yesu Kristo, twese tuba turangamiye akajya imbere akabereka inzira tugomba kunyuramo tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Akaba rero agiye kwinjira muri buno butumwa nka padiri mukuru, ariko ubutumwa akora afatanyije natwe twese uko tumwe mu kiliziya mu rugo afatanyije. Tumusabire rero kugira ngo ubutumwa agiye kwinjiramo ku mugaragaro uyu munsi afashijwe n'ijambo ry'Imana, afashijwe n'ingabire y'Imana, azabusoze neza kandi twese azabusoze dufatanyije nk'umuryango w'Imana w'Abakristo ba Paroisse Cathedrale ya Byumba. Mwese ndabifuriza igihe cyiza cya Adventi dutangiye uyu munsi. Igihe cya Adventi kitubere umwanya wo kongera kwinjira mu isengesho dufasha kwegerana na Kristo, kugira ngo dukore urugendo dukorane nawe, dufungure imitima yacu, tuyitegure kugira ngo abashe kwitahamo, atuzanire ya mizero twifuza, atuzanire bwa buvandimwe twifuza, ariko by'umwihariko aduha amahoro mu mitima yacu, maze amahoro tumara kuyakira tuyasangize n'abandi. Ariko by'umwihariko tunasabire ibihugu byacu, dusabire aka karere kacu no mu bindi bihugu. Turabyumva umuntu yibaza yumva ibivugwa hirya no hino, akabona ibikorwayo intambara zijya no hino, yibaza aho zituruka, ikizitera, ariko natwe tukabyibaza mu kubyibaza n'abakirisitu. Dukeneye rero ko tuba abahamya bari mu mahoro. Twajya tugarukaho kenshi iyo intambara ziteye, imiduga iteye, mbere na mbere abantu bifasha kugenda batandukanya abandi, bakubaka inkuta zibatandukanya, zikumira bamwe, zikabigizayo buri wese akajya ukwe. Twabigarutseho, ndarabivuze, Bakristu twige, twitoze kuba abubatse amateme ahuza abantu, aho hari abandi bubaka inkuta zitandukanya abantu, cyangwa kimwe se basenya ayo mateme atuhuza. Iyo iteme rya mbere naryo ryateme ry'ubuvandimwe, ubuvandimwe bukagira ububibi, ubuvandimwe bwakira bose nk'abana b'Imana, baba ari abo dutekereza kimwe ndetse n'abo tudatekereza kimwe. Maze kuba mugani byasabye bya Francisco Asizi, ahari urwango tugashyira urukundo, ahari ubushyamirane tugashyira ubusabane, ahari ubwoba tugashyira icyizere, maze twese tukishimira ko turi abana b'Imana, duhuriye mu muryango umwe ariwo Kiliziya, ndetse n'abatayirimo
tukaba ubuhamya bw'uko Kristo yatsinze, Kristo ari mu isoko y'amizero twifitemo tugeze no ku bandi. Kristo ari mu isoko y'ubuvandimwe duharanira kandi tugaragaza. Kristo ari mu isoko y'amahoro twifuza kandi duharanira mu buzima bwacu, mbere yacu ya buri munsi. Mwese ndabifuriza icyumweru cyiza cya mbere cya Advent. Yesu nabane namwe. Tuhaguruke twamwe kwemera kwacu. Ufashijwe n'Imana Data umubyeyi wa twese, nkurikije imigenzo myiza ya Yesu Kristo umusaseridoti mukuru, nkurikiwe na Roho Mutagatifu, njyewe Padiri Alfred Katemba, umusaseridoti wa Diyosezi Gatolika ya Shyumba, maze mvuye mu rwandiko rushinzwe ubuzima bwa Katedrali ya Shyumba, imbere y'umwepiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Shyumba, abasaseridoti bagenzi banjye b'umuryango w'Abakristo, nemeye kuzatunganya umurimo w'ubuyobozi bwa paruwasi ya Shyumba n'umutima n'imbaraga zanjye byose. Nzigisha ijambo ry'Imana nshize amanga kugira ngo abantu bamenye inkuru nziza ya Yesu Kristo. Nzihatira gushyikiriza amasakaramentu Abakristo kugira ngo babone ubuzima bw'Imana. Nzigana imigenzo myiza ya Yesu Kristo, umushumba mwiza, nihatira kuba umubyeyi wa bose, cyane cyane abakene, abapfakazi, imfubyi n'ababaye bose. Roho Mutagatifu azamurikire mu murimo wanjye, umubyeyi Bikira Mariya amuri iruhande. Bibiliya ntagatifu yanditseho ibiganza n'ibimenyetso by'uko ibyo byukiye mu ruhame nziyemeje.
duharanira kwitagatifuza mu masakramenti, hanyuma twese tukareka Kristo akatura tukamurangamira. Ubutumwa bwose bose tubazakora bari kumwe na Padiri Mukuru bakora kudufasha kutuyobora kuri Kristo, bakaducisha bakadufasha gucukubira n'ikiri kibi, gucukubira sekibi, tukareka Kristo akatuyobora. Padiri Alfredo no kwifuriza ubutumwa bwiza, kandi tuzabukora twese tufatanyije n'umwepiskopi, ufatanyije n'abasaseredoti bagenzi bawe, ufatanyije n'abakristo twese turahangaha, abihaye Imana n'ibindi byiciro bitandukanye. Ndakwifuza ubutumwa bwiza, muzafatanye nawe maze dutangire ibintu by'umwihariko wa Yubile imyaka 50 diyoseze ya Byumba kugeza tukwamo mu Paruwasi Katedrale. Nicyo cyitegererezo. Mbatizo byinshi rero, mbatizo byinshi, kandi twese turi kumwe, byose turabikora tuyobowe n'isengesho. Ndongera kwifuza ubutumwa bwiza Padiri Fredi n'abagenzi babifatanyije, mukorere hamwe uyobowe na Kristo, mufatanyije n'abakizi. Twongere tugushimire, twifurize ubutumwa bwiza. Rero duhuriza mu isengesho ryacu, dusabira kiliziya yacu, twisabira, dusabira Padiri Mukuru n'abandi bose bafatanya ubutumwa, natwe twese twisabira umuryango wa Kristo ba Paruwasi Katedrale ya Byumba. Rero duhuriza mu isengesho ryacu. Abugurure inguzanyo zose abamenyereza
wese umunezero w'imbabazi kandi abohereze mu butumwa bwubaka kiliziya yunze ubumwe kandi yuje urukundo. Muri iki gihe gisoza umwaka wa yubile ingabire z'impuhwe z'Imana zibamanukireho kandi ikomeze ikuze imbuto nziza mwaronye muri mwaka w'ineza n'ubuntu. Imana ishobora byose